Mu gice cyake twasize Mary ari kumwe n'inshuti ze mu kirori yategereje ko Fils amujya ariko yamubuze. Igice cya gatatu. Ku bukeye bw'aho Fils asabye imbabazi Mary ko atigeze aboneka. Atubizwa kugira ngo mama abyemere bigoye cyane, yakoze ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo kwishima. Yari byarenze Mary birabaza ko ufite uwo mukundana ariko ukagera aho uba wenyine mu gihe wari umukeneye mu baba bafite bandi kandi ntacyo uwawe yarahugiyemo kindi. Iryo joro baraganiye biratinda, urukundo rushobora kuba ryohera. Isabukuru y'amavuko ya Mary yari yegereje, Fils amutezanya ko azayimufasha ikaba nziza cyane kurenza uko Mary yabitekereza. Zikazaba y'urwibutso rw'ibihe byose mu minsi yose bamaranye. Fils ati mukunzi nizera ko bigiye kurushaho kumera neza. Ntuzigere ubyibagirwa ukundi. Bari kuganira ku by'uwo munsi mukuru wo kuvuka kwa Mary. Gusa Fils yumvaga agomba kubinyuza muri ya groupe yabo kugira ngo bigende neza. Gusa Mary yasabye Fils ko ari we baba bari kumwe bonyine mu kwishimira uwo munsi, ko adashaka ko hari undi wari we wese waba uhari, sinaza nshuti zabo zose ntihabe hari n'imwe ihari, ahubwo akaba ari babiri bonyine bari kwishimira isabukuru ya Mary. Yumvaga rero ashaka kwirebera gusa. Fils yishimiye cyane icyo gitekerezo, yumva ko ari byo byiza cyane, se ko kuri uwo munsi utinze kugera. Basa n'abakina, nyakigenda wite burye neza, ibyo uzandirimbira nkishima. Dore ko kuririmba byari ibintu bya Fils. Bombi barishimye baraseka, basoza kuvugana, mbese umwana wabo urushaho gukomeza neza, bibagize ibyashize. Umunsi warageze, gusa Fils nta wari uhari, telefone ye ntiyari iriho, gusa niyo yakomeje kumutegereza. Se ko kuri uwo munsi utinze kugera. Basa n'abakina, Mary ati genda wite burye neza, ibyo uzandirimbira nkishima. Dore ko kuririmba byari ibintu bya Fils. Bombi barishimye baraseka, basoza kuvugana, mbese umwana wabo urushaho gukomeza neza, bibagize ibyashize. Umunsi warageze, gusa Fils nta wari uhari, telefone ye ntiyari iriho. Ikibabaje bwarinze bwira, Fils ntawe Mary yigeze abona. Dore ko nibura atari yigeze anahamagara gato kuri telefone, kandi ntiyari nari ku murongo. Mary yakomeje kuba bavuganye, arategereza akomeza guhamagara inshuro nyinshi cyane bikunda. Akomeza kwihangana wenda ngo araza, amasaha akomeza kuba maremare cyane. Gusa birangira ahebye nyamuhungu Fils ataje. Iyo Fils yari yamusezeranyije byose, ibyo bari bateguye byose, n'ibindi byose byiza bari bavuganye byose byari byazambye. Fils yongeye kumuhemukira no kumubabaza. Gusa none byose ni mama we wabaga ubyishimiye. Mama Fils icyo gihe yari ari muri business ze, ndetse ajya kurebera inshuti ye yitwaga Dina. Mama wari ufite umukobwa witwaga Beatrice, ndetse yari yakoze urugendo rujyanye n'ibyo yakoraga, ndetse rwa rugendo shuri rwari kuzamara hafi amezi 3. Kuko wari umushinga ukaze cyane, rero Fils yari na mama we kugira ngo azari umwanya wa se, dore ko se atabanaga hamwe mu gihugu, bose yabaga yagiye mu butumwa bw'akazi. Ese nyine ubwo Fils yarahagarariye se mu mwanya we mu gihe nyine yakoraga urwo rugendo shuri. Fils nawe yari azi Beatrice bigeze ku myaka 15, ndetse bari barizanye muri secondaire. Gusa Fils amushaga imyaka 3, bageze muri kaminuza niho batandukaniye, nubwo batari nk'abantu bakundana, bari inshuti cyane. Fils akomeza kwigira mu Rwanda, Beatrice bajya kwigira hanze mu Bwongereza. Kuri ubucuti bwabo bwari bukomeye cyane, ubwo biganaga bakiri abana bato. Bimwe by'abana bangana bato, dore ko benshi biva mu bwana ugasanga bari ibindi bintu. Uyu Beatrice mama Fils ajyaga kureba, ari umukobwa w'inshuti y'umuryango wabo. Uwo muryango barakundanaga cyane, baziranye cyane. Gusa Fils bari baziranye ariko berukana kera cyane bakigana. Nyuma y'uko Beatrice agarutse nyuma yo gusoza amasomo, mama Fils yabibonye nk'amahirwe y'uko Fils na Beatrice bahuza. Ubwo niko Fils yemeye kujyana na mama we mu bya business, atazi gahunda yabo yo guhuza Fils na Beatrice. Beatrice yari yarize ibintu by'amategeko, akanakora ibintu bya business. Ibyo byari byose ko Beatrice afatira mama we, ndetse na mama Fils nabo bakaba bahura, yaba iwabo cyangwa se muri business. Ubundi mama wa Fils yumvaga yikundira Beatrice, bigatuma ko aramutse ari we mubereye umukazana byaba byiza cyane. Ko Fils yashaka undi mukobwa utari Beatrice. Uzongere mu gice cya 4. Iyi nkuru wayisanga kuri YouTube channel hirwa SMTS, cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 87 6 5 7 9 ino kuri WhatsApp.